Kime Nana ni ex wawe barakundanye ariko se waburetse Uncle Godfather, tell them. By the way, she's not ex. She's your lover. Rio. Buretse gato. Nana niwe ngezeho. Ejo bundi wuriye indege wari wagiye gusura umukunzi wawe Kimenyi nkuko abyemeje ko muri mu rukundo. Ntabwo ari nsubiza uvuye mu Rwanda wari wagiye gusura umugabo wawe. Ndabaza Musa uziko wamenya gukora inkuru. Ntabwo ari gukora inkuru muri comment mwandike numvishe nabi. Uretse gato muri comment numvishe nabi. Reka ngende ndikumva ntabwo nongera tugende gatari ko Kimenyi no kabe gutyo. Oya ntago ari ukomeze ngewe okay ngewe nambi. Okay mwandike muri comment dore. Mwese mwandike muri comment Kimenyi and Nana Rio love. Nana no muri quartier. Ndamubashije ngo Kimenyi ati 100%. Ati 100% ni wese undi singa uyu sinabe umuntu hari ngo barakubeshye ntega amatwi. Aya makuru aragenda. Uyu muntu yigeze kwandika kandiko akoherereza inshuti magara ya Kimenyi. Ati biranshengura bikambabaza kubona ari kwidegemba gutya impanga zindi kuzirara. Aragiye uyu mudamu ako gapapuro yakomeje kukihakana kugeza uyu munsi nibwo acyemeye. Kimenyi amaze kwemera ko ari mu rukundo rugurumana na Nana hano. Nana nakinyereka muziki izina rya Natasha jana na sinza byavuye Nata urumva tambeshye urabona bitaza kuza kugira ingaruka ku mugabo waguteye inda y'abo bana kandi avuga ko ari Kimenyi wowe uri mu ngende kumubaza nanjye ku ruhande rwanjye si w'impanga wundi Mr. and Mrs. cyangwa se reka tuvuge bamugeretseho se nimba nyirababe abemera ikindi ni ikihe game over undi wabara bageretsweho se mbere ahubwo se nindi hari urabona uzi utari Kimenyi akompre hari Godfather Natasha ukuntu ameze yapanze gahunda yo kukubabaza bro. Ibyo bintu byose ashobora kuba baravuga gutyo ubwo yifitiye nk'umuntu ashaka kubabaza 100%. Ntawe impamvu yaba ndeka nkubwire Kimenyi rekavuya ngiye nasabye Nana Kimenyi yambonye aragenda Kimenyi avuye aha namwibarije mu magambo ye umukumva mwitabe nibarije Kimenyi mu magambo ye nti Nana muziranye kuva ryari kuva mu bwana baziranye mbere byo ndabizi maza wumvi nari mbiza reka ndamaza Kimenyi Nana Natasha uyu nguyu muri mu rukundo nawe uretse wivugiramo Kimenyi mu magambo ye ngo hari respect yose kurusha ibindi byose bibaho kuri iyi si. Mwanda kamanigande ko mwanda kabwana tugenda ngo mwanda kabwana ndabizi neza ukuri kuzi 80 okay 80% ya buri kimwe cyose uravuga nde Jay ndikubwira Jay uko numva kuri kuzwi na benshi azi ukuri kose 95% Nana umwanzi akabwana mve kuri iyo mibare iyi nkuru ndagira ngo tuyirambure hano hagiye kuza abantu 5,000 ngiye ndagiye oya uretse kugiye oya kuko nanjye ukuri urumva iyo Nana uri my sister ariko none byageze ko ikintu navuga kuri iyi nkuru Kimenyi ataragaruka garura Kimenyi nanjye mungarure mu yango ndagukunda Godfather ndamukunda respect guys ijana
Nana nkanda kabwana. Ndeka nkagukanda shuri. Nkanda kabwana. Why not na? Nkanda kabwana. Why not? Where is the kabwana here? Ngewe utampaye intare, ngewe utampaye Buretse gato. Godfather ntabwo ndi kuguha uyu munsi reka nihere Jay. Reka bankanda kabwana. Umusigarane ndagiye bye. Reka bankanda buretse gato. Nawe biratuma na Jay nzakaguha ahantu uri burakoze. Oya kamuhe. Yeni system yananaregana igira ngo itafatiraho. Araganya kumenya karambo njye babwira. Ngo bimeze ariko wabeshya abahungu ntabwo ushobora kugira ubu igikondo. Uretse kuganira navuye Kigali gusambana na Kimenyi. Nana ntiyagira igikondo ntuzi. Ahavuye gusambana rero bashobora kuba barahuriye nko mu Buganda ariko bavuye gusambana. Urakoze cyane. Igikondo ntiyahagera yabeshya abahungu banjye bro. Ngewe nyuma y'amagambo avuye mu kanwa ka Kimenyi nta kindi kintu mfite ndumiwe gusa na leta uzi no reka mbaza Kimenyi bamubaza wamaze kuri charging Kimenyi ari umwana mwiza ko namwe ari uko mu gucisha hejuru umubaza iki Nana ese Nana oui ko katinze kuza mu mite nkubaza akantu Nana wagize uruhare mu gusenya urugo rwa Kimenyi ariko niba hari nka YouTube kafashe iyi nkuru baramubwira ngo uje Jerry nahita nkubaza bantu nkande ko kabwana ngwere bantu nkande ko kabwana ngwira akantu keza ndiye abakwera maze kugusaza ubu ngubu rega ibijyane ganshobora kuza nkavuga hano nkavuga ubusa bikahita bijya ku uploading inkuru uri kumva imbere yanjye ariko ubu hari ukuntu umuntu ashyiramo akaririmbo aba YouTubers mukabareka umva nkubwire we nani nibura basi wagecoco ntukamenyere naje kumanyoko we nana mujye baragasuzugura mani kanda wintasera cyangwa tubabanze biteka ryose udafaka ko nta gift wansabye we wacha ngiye sini ngomba ngusabe ngomba ko ariko nta soni ngiye ngomba kumanza we kumanyoko nana ntukamenyere Nana ntukansuzugure kuri urwo rwego kumanina ntukansuzugure kuri ako ntabwo ngeraza ngo n'amakuru ariko ntukamenyere nembagwe ngenda kujya nkuwewo twariza muri weriye ko kasi ya buroro Yves Kimenyi n'ubundi ugize ukankanda ngwino nkande ikigore kiramenyereye ngwino nkande wo bro Kimenyi Yves n'ubundi wowe waje wibe ndabona nakuborotse Jengo hariya ngo urashaka kumbaza ibiki muvandi uretse gato none se ko warudukuyeho kubera ko ndi chargingira kuri Gogo coins ngiye muri Gogo ngarutse mitamvaho tegura Kimenyi dukore ibintu bizima tegura Kimenyi Kimenyi avuye hano by the way Kimenyi avuye hano Godfather samwe ngagiye kugaruka simbizi ibyo bavuganye na Godfather naba nkubeshye ngiye ariko ngiye yavuye hano hari umwana yarema arafasha birarangiye aragenda sinzi ibindi bikiraho rwose naba nkubeshye hari umwana washaka gufasha bw'abantu bazajya kumusura ku ishuri ngo nta muntu agira umusura ku ishuri rero Kimenyi aravuga ngo afana sports umukinnyi akunda Kimenyi ndamumuhamagarira Kimenyi amusezeranya ko azaza kumusura mwarasubiranye se twarasubiranye se ahubwo n'umuhe munsi twigeze dushwana okay ukuntu bivuga nkaho turi abanzi cyangwa twigeze tuba abanzi nta munsi nigeze mba n'umwanzi nawe nta n'umunsi nta n'uzigera nta n'uzanabaho none se guys uretse gatumaze nibwira abantu banjye bari kumubwira urankanda ntunkanda urampoga simona nakurampoga sino guys ngiye mu nkanda wo ngire mu nkande ho izo vuye ukana kuri guko zinkanda ho muzi komeza guys ngiye mu nkanda wo tugira mba Jay soko gwe ndako uri musiro naye mbago manyira guys zagara
ate gwe ngenda kukuwa ekisinga kubanga no mu mbaga gwagenda kwambala enkofira online. Aligenda bazo. Chikole. Teka ko uri musiru. Teka ko sagala kamanyiro. Teka ko kali tugende maso. Na segero ko klabi. Hata wambazaga ngongwiki. Nari ndimo ndakubaza. Urumva? Nari ndimo nkubaza ikibazo cy'amatsiko kuri umukobwa w'umutawuneri. Bare ariko cyo kibazo ndashaka ikibazo bamaze kongeza mu 10,000. Bare segato. Mungeze mu Godfather. Ndabaza ikibazo cyose twabaza Natasha ko business akari buze kuza kugisubiza abantu banje bari tayari kugeza mu 10,000 niba arize Natasha ibibazo ntagira umuntu ntagira hasi umuntu nkandaho mubo hasi sinkeneye ko ari umuntu nkandaho nkene giftana ariko nawe nashaka yihorere urimo kumva abantu bambwiye ngo bakunda iyo babona nishimye. By the way, I'm happy, I'm so fucking happy. wabuzwa n'iki kuba happy umaze gusenya urugo rw'abandi? Ntabwo nasengerwa urwo nasengerwa rwose rwari rujegera. Ariko hari umuntu muransetsa hano ngo ndekane na coin ngana wagenda usangenya ku gashino kanyuko ngo ndekane na coin ngiye kukubariza se kugira ngo nanjye ngire kuki nana urankandaho nanjye abantu nani batankanda ngo ngire ku 10,000 ndetse n'igendera nanjye abantu batanga tubukwe disia Godfather ni uzabago nanjye abantu mutangana ngo ngire ku 10,000 rwose ndabatanga Godfather mu bukwe bwanjye niwo muntu bazashira online bakamushira muri big screen bakakwambika ingofero n'ina. Allahu akbar. Abantu mutangana mu 10,000 rwose mwicara hanga mwumva ko turakomeza kuzengurukanaho dukomeza kwiganira na stories zo kukara niba bijya na mu mubano tubanyemo. Naniwe guhitamo amagara mu yangoro nangaze nkamuga ngo nkiriraho. Ariko Jay tajya wibuka ko twitwa bamvuye kuri. Ariko muyango mukunda kubi. Niyo wamukunda ukuri gusigara ari ukuri guca mu iziko ntigushya kandi ukuri kuratinda ariko tugasohora. Muyango nurundi Don't forget it. Yuhinyusha. My brother, thank you so much. Ndakaze kumubwira nana uringetako Yuhi urakoze cyane. Thank you so much. Mukwano musibide kumukanda ibi niyo wamwisibiraho ko yataye ureka nkubwire ntutume mvuga nabi ntutume mvuga hano urimo kumva mubwira za guhe gift mugamba ajya guhe gift ntabwo ndano kuri gift ku manina za kati mbadesaba bera mukaka munkatata wo mwana umva nkubwira ikintu kimenye urambabaje kimenye urongeye mbabaje ubugira kabiri kimenye urambabaje akoze iki kimenye arambabaje kimenyi akoze iki Godfather Salongo cyonkoze muganda wange akugambye kiki cyawurira. Don't force someone to talk to you. Bubiri ariko yakaba je wagira ngo yavuga iki ibyo ibintu ayamana we nje niba tangeza ku 10,000 nakomena nizengurukeho gutya niba bashaka kumva bagiza reka mbaze Godfather wadayagara kugambe ki ntayagara gwatayagara reka nkubwire ko ibintu mukoze muzabyicuza niba bashaka ko mbabariza niba bashaka ko tugira ibyo tugeraho bankandeho munana reba timunana muri komanga ndacumura urimo kubagiwe ntabwo nakubwira no kubaza ese ubundi wazamuye kimenyi wagarutse kuri haraza kureba wari mukazi kimenyi afite akazi nta kazi afite kimenyi ntakora muzamuri ari China ari mu mirimo ari kora komuhaye gishora ari mu Bushinwa umujama arikorera akazi ke mukareke mureke atuze gasu ndakomeza nizengurukeho agataho ngaho ndi kumva ikiganiro mwandike
imitima y'umutuku njyewe nananyeneye Imana izagutwikisha amazuku. Imana izakokesha umuriro w'amazuku. Na Sodoma barahababariye ubu harimo etaje kanswe njyewe. Muyango ntabwo tumenye ibintu abakoze ari sawa. Ngenda komeza nizengurukeho ukuntu umuntu uri muri hanjye sesha. Thank you. Anyway, ngewe umuntu uri kundya ndikumva nkeneye kuba nabaza ariko nkavuga ni Imenya yarambwiye ati Godfather niba ushaka ko nganira hosting. Wallahi nanamugushiramo imbaraga akaza akicara kuri pano ukamubaza ibibazo ushaka papa. Ngaho se kibiyo umwana ari wabyumvise muzane tumucuna gusa. Njyewe njyewe ufite uburenganzira bwo kubabwira ngo asubize cyangwa areke kudasubiza. Muramucunaguza gute? Amupiyala muzane tumucuna. None ndakubaza Nana. Mudu wariraje na Theo. Nana. Uremera ko niba uri mu rukundo nakimenye nkuko bivuze none hamwe muri gukora ibigize icyaha? Nta cyaha ndimo ndakora. Urimo uragikora kuko aracyari umugabo w'umuntu mu masezerano imbere y'amategeko. Ntabwo baratandukana. Imana njyewe abantu bamforoza. Nitujya mu mategeko uri gukora ibigize ibyaha kurongora umugabo wundi mugore. Njyewe hano kuri TikTok yanjye ngendera ku ijambo rivuga ngo nkunda unshakisha azambona. Unshakisha umwete azambona. Nimba arashakishije umwete akambona ni fani wanjye. Akarimbo kaburira. Ngewe nababwiye kukureka kubera ko everything by the way reka mbabwire Godfather nimba hari abantu bagira umutima mwiza inziranye nabo kuri no social media urimo nubwo sometime wigira ikizongwe kandi mbizi ko uri zoninga ariko I understand you that boy that kambanze nivugishirize mu yaho flower zose zikenewe kuri iyi si Imana hida arabikwiriye inde King 2021 arabikwiriye sawa nyine so stop abusing uriya mwana ameze neza ni umwana w'umwana mwiza ni umwana mwiza nta kibazo afite nyine n'abanyarwanda ariko mwe muragiuka mu gitondo mukabaga mugakatagura kubera umusweranyira umbwira ngo ndimo ndabiki ikiganiro gashokanyo kuko nakuze nguhandeho ugeze unkandaho umusweranyira yabara ngo ndimo ndabiki ikiganiro nyaguca gashino kanyica nababwiye ngo mungeze ku bihumbi 10 mba ryohereza ikiganiro napfuye ngo turakibira ndabizi neza ko uzukuri kose kwihisha inyuma ariko kubera kuri PR ntago umunyamasisi umunyabwinshi yaravuze ngo ntabwo nakuveba sinana kugaya turakibishya ariko se Nata ikintu nzi magararaho Nata ni kimwe ukuri nabo kuratinda ariko kurasohora Nata babanze bangize ku bihumbi 10 babanze bangize ku bihumbi 10 turakomeza tubishe ikiganiro paka ariko kaso uziko amakwenda baze gutwara uruhu uziko amakwenda naje gusanga Nana subiza akabwana naguhaye kumanyuka subiza akabwana kanje naguhaye mu gihe utarahostinga nk'ukuntu ukundi byacitse wowe na Jay mu gihe mutarahostinga ngo muzane hano Buriyane muzane na Muyango baduha amakuru asesuye nta kintu muzambwira nta na kimwe kubera ukuntu mukunda byacitse mu gihe
nzabikora reka nkubwire ahangaha uzi kosa utangiye kwinjira utangiye kuvanga ibintu rero turi kuri kimenyi nawe abo bandi Muchomate mukomeze mukande kugira mushaka amakuru mukomeze mukande turi ku makuru abo bandi bantu urabazana hano kuba we ni iki muba mushaka kuvugaho iteka buri munsi inde we ariko urabizi ko kimenya ari umunyezamu w'igihugu urabizi ko kimenya ari icyamamare ku rwego ari icyamamare uzi ko ari umuzamu w'igihugu kimenya uvuga ko uko kimenya ari umwana mwiza azana akagavugisha ariko se wayicuranze bataza kwanza kamanze nyicuragire kakiramo akaziki gato kuri yabuze icyo ambwira nababwiye ni Santana PM nababwiye ngo Muchomate Santana tugeze ku 6,000 ibi bigorye bindi by'ibiswera bya nyina ariko nawe ukomeza gukoresha amagambo arasigara uyakoresha wenyine byari byanze kunkandaho urunguru narwo igikorwa kiza nk'iki ngiki kemera bakavugira ibigambo nk'ibindi kuri pano dore isura iri kugaragara mari ubu ngubu ntabwo ushobora kuvuga iki irejoyinga ayo magambo kuba no Godifa uzi Natasha ibyo avuga urabizi ko njyewe nawe Natasha urubo ni nkanje ntabwo nagusanga bakuvuga habi nashiraho ukuboko kwanjye ariko mu gihe wiyemeje kuzajya utuzanira amakuru yose ukajya ujya kuri site imwe umere nka za modoka uzikirumaze kubona abanyarwanda bakunda byacitse urukumva no byacitse bagashaka inkuru bajya kwiga biganira mu mabisi mu nkuru baganira ku mavomero ariko iyo mubwiye ngo byacitse rero Natasha arashaka guturika kandi Natasha ibintu ashaka kuvuga ariko nurika gute ndababajije mwese ndabakunda nanjye ndimo ndumva nshaka guturika pe kuko namaze no gutegura gustreaminga already sibyo so nabwiye abantu ndavuga ni mugende murategura gustreaminga wowe ubereye mu makoine nakumvishe mugende murategura gustreaminga mungeze ku 10,000 ibintu wanzanye byamaze kundangiza burundu mu bwonko pe kandi najya nkubwira ngo dufata ngo nibi bintu ntago ari ibintu byanjye urakomeza urampatiriza kubinzanamo uziguziye nicara nkaro no Godifa hanyuma surara amajoro bitagufitiye umusaruro umunyarwanda aravuze ngo kunda umwana nk'uwawe ntukajye kuri side imwe nka bisi za Natracomo za kera zagendaga Uganda Natasha ubagusobanurire nakomeje ko ushaka kunshinja kuba narafashe side ngiye umva kubwire kana ari gusobanurira nanavugana nawe Godfather ntabwo hari ntera ikirenge ngiye nyaho neretswe turi kumwe iyo twinjiye reka nkubwize ukuri iriya ni couple y'ibyamamare turi kumwe ariko ubwamamare bwose bagira ngo difata ngiye muri kwinjira muri relationship y'ibyamamare hari ahantu ntashobora kurenga ntabwo narenga muri salo ngo ninjire mu cyumba narabikubwiye sinshobora turi kumwe niyo mpamvu wabonye Saga yaje bikageraho wigeze wumva mvuga ku mubano wabo no ndavuze kuri Saga zabaye kuri Kimenyi n'abateriska n'abandi urimo kunyumva ntabwo ngiwe nagombaga kwinjira kamanze kujya bataza kwishyira kuri YouTube wihangane urukundo nenege turakundana urukumva Natasha
musigare hano Jesse garaganira na Natasha ntimuzi. Oya nanjye ndahita nigendera, you already know. Nanjye ndagiye kuko zifite shift ya saa 5. You already know. Bebe gorgi nari nabibwiye ngo bigeze ko 10,000 twikomereze, biratinya birasuna bigize gute. That's how we do it. Je reka njye ku kazi. Igire ko murimo w'amaboko. Urabizi ko ngukunda, ntukabe nka bisi za Natracom za kera zo ku ruhande rumwe. Yo kandi ikintu cya kabiri jya umenya ngo twavuye kure kwa Maîtresse Christina mu Gashyekero, ntuhamenye uzamenya ko utagomba kujya ku ruhande rumwe. Oya ariko urabizi ati muri tayari kugeza ku 10,000 twendere. Wallahi mujya munshimisha. Jereka njye ku kazi man. Jya mu kazi. Sawa.